Reka nizere ko umeze neza wewe udahima kurikirana ibiganiro byacu tugenda tugiza no kuri chaîne yacu ya YouTube, we dukurikiye uri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, uburasirazuba bwaryo, ndetse uri kunyumva uri mu mujyi wa Kigali, abadiaspora namwe reka nizere ko umeze neza aho mudukurikiye muherereye hose, nyagasani Yezu nakomeze abane namwe. Rero reka mbone no kubifuriza umwaka mushya muhire, dore ko uyu nguyu turimo iminsi iri kugenda ibarirwa ku ntoki. Rero ko tugarutse n'inkuru y'umusore waraye atoboye inzu y'abandi, cyangwa se umusore watoboye inzu y'umuturage. Abaturage bo mu ntara y'amajyaruguru bavuze ko bafite ikibazo ndetse bahangayikishijwe n'insoresore zanga kujya mu kazi, zikanga kujya gukora, ahubwo zikirirwa zishaka cyangwa se zitekereza ahantu zijya gutobora amazu y'abaturage. Nk'uko ubibona uyu musore yafashwe amaze gutobora inzu y'umuturage, amaze kumwiba ibyo kurya. Rero abaturage bo muri tuno turere bavuze ko bafite ikibazo cya zino nsoresore zirirwa zicaye, zikirirwa zikina urusimbi, zikirirwa zikora ibikorwa bidafite akamaro, rero nyuma zikaza kuba zatekereza kujya gutobora amazu y'abaturage kugira ngo zibe zabona ibyo kurya. Rero abaturage bavuze ko bahangayikishijwe na kino kibazo. Rero abo baturage baherereye mu turere dutandukanye tw'intara y'amajyaruguru, rero abo baturage bavuze ko bahangayikishijwe cyane na zino nsoresore zanga kujya mu kazi, ahubwo zikaza kubangiriza, dore ko ziri kugenda ziba ibintu bigiye bitandukanye, dore ko umwaka ugiye kurangira, bamwe mu bajene bari kwanga kuba bajya mu kazi bashake amafaranga, ahubwo bagashaka kurangiza umwaka bajya gutobora amazu y'abaturage kugira ngo babone amafaranga y'iminsi mikuru. Dore ko uyu musore yafashwe amaze gutobora inzu y'umuturage, amaze kumutwara akawunga, amaze kumutwara umuceri, ndetse n'ibindi byinshi yari amaze kuba yatwara bitaramenyekana. Rero inzego z'umutekano zavuze ko zigiye gufasha abaturage bo mwa tuno turere two mu ntara y'amajyaruguru, ariko bakumira ikibazo cy'ubujura, dore ko bano bajura bari kugenda biba amazu, bakiba amabotike, bakaza kuri botike umuturage amaze kuba yafunga ku masaha y'umugoroba, botike bakayitobora bagatwara ibicuruzwa, ndetse bakaza ku nzu y'umuturage, ku kiraro cy'umuturage bakaba batwara amatungo. Rero zino nsoresore zirirwa zicaye zirimo zirakina urusimbi, zirimo zirakina amabiye, rero zaza gucunga ku masaha akuze zikaza kuba zakiba ibintu by'abaturage. Rero abaturage batse ubuvugizi bavuga ko bashaka ko leta yagira icyo ibafasha, niba batagize icyo babafasha nabo ko bareba ubundi buryo babikoramo. Rero ngomeza kukubwira, niba uri umujene weho uri kunyumva aho uherereye hose, kura amaboko mu mufuka ureke ibintu byo kujya kwiba. Hari abari kuvuga ngo umwaka urarangiye, reka ngo bashake amafaranga yo gusoza umwaka, bagashaka gusoza umwaka bajya kwiba abaturage, bashaka kujya kwanduranya mu bintu by'abaturage, bakavuga ngo kugira ngo basoze umwaka babone amafaranga yo kwenjoyinga umwaka, reka ngo bagende bibe, ngo akazi karabuze, reka ngo bagende bafate ibintu by'abaturage reko babigurisha babonemo amafaranga yo kujya gusoza umwaka. Ariko burya ushobora kujya kwiba umuturage ushaka amafaranga yo gusoza umwaka, ahubwo ugasanga usoje umwaka uri muri gereza, uri mu maboko atari ayawe. Rero reka ngusabe, niba uri umujene wari ufite iyo gahunda yo kuvuga ngo umwaka urarangiye, ngo reka ujye kwiba abaturage, urebe ko ngo wasoza umwaka ufite ku biceri, ibyo bintu byihorere, shaka akazi ujye gukora. Burya akazi nubwo mvuga ngo karabuze, akazi kagiye gahari mu biturage, aho ariho hose burya akazi ntikabuze, ntiwabura icyo ukora, aho kuvuga ngo uragenda wibe umuturage ngo nuko ngo ushaka amafaranga. Hoya, ibyo ntago ari byo. Rero niba uri umujene uri kunyumva wari ufite iyo plan yo kujya kwiba abaturage kugira ngo ubone amafaranga, reka ngusabe ibyo bintu byihorere, ahubwo weho fokasinga ushake akazi. Dore ko nk'uko ubibona uyu mujene yari umujene wari ukiri muto, yari ufite imbaraga zo kuba yahiga ibiceri, ariko uri kubona ko ibyo ari gukora cyangwa se ibiri kumubaho nyuma yo kwiba cyangwa se nyuma yo kwanga gukora, uri kubona ko ibintu biri kumubaho ni ibintu bitari byiza nk'uko uri kubibona no kuri screen. Niba ari umusore ukiri mutoya akaba afashwe agashyirwa ku karubanda afite udufuka tw'imiceri, afite ibiki amaze kwiba abaturage, yatoboye inzu y'umuturage, uri kumva ko icyo ni igisebo, ntago ari ugushaka amafaranga, ntago ari ubukire. Rero ngusaba, niba uri umujene, reka ibyo bintu byo gushaka kujya kwiba abaturage, ahubwo wowe ushaka akazi, aba ariko ufokasingaho, ureke ibintu byo gushaka kwanduranya ku bintu by'abaturage. Rero abayobozi bo mu ntara y'amajyaruguru bavuze ko bagiye gukurikirana cyane insoresore zirirwa zicaye zitajya mu kazi, bakazijyana mu munyoro cyangwa se bakajya kuzifunga, kugira ngo bashake umutekano, umwaka urangire abaturage bameze neza, bafite umutekano, nta kibazo bafite. Rero niba ufite umugambi wo kujya kwiba, reka nkubwire ngo ibyo bintu byihorere, ibyo bintu byihorere muvandimwe, aho gushaka akazi.
Rero njye mwari kumwe ni Ndigi nk'ibisanzwe, umwana ubikora ubikunze. Reka ngusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano unkandire ku ijambo subscribe niba ntacyo bigutwaye, unkoreshe ujya muri komanteri umbwire uko ubyumva, niba wumva koko umuntu w'umujene akwiye kugenda ku karubanda, agashyirwa ku karubanda yibye cyangwa se bamwambitse amatungo cyangwa se yambaye ibintu yibye, ntabwo ari byo. Rero reka ngusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano jya muri komanteri kandi mbwira uko ubyumva, niba koko wumva koko ubujura bukwiye ku muntu w'umujene. Rero reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe.